yamufiye n'amazi yanakaraba ntanayanywa noneho. Abana baba Bose ubundi ko ndikomeza nigira muri ibi bya chat ishuri byo bimeze gute ko ndi kubona n'abajama banje twigana nta kintu baba barimo barambwira shari kumana ibintu by'ishuri irakaze dora kandi kajyamo akobwa ni neza cyane munambu ni wa munamba baririmbye ariko ubundi bro wanje ari he mwana Lucas Asa manu waje papa kuburura mani itoti itaranaranya bro. Simani nta nubwo uziko turajya karase mani. Bro wasa. Raza so ntabwo ubuza makuru mani ntabwo babasha. None se bro wowe uba wicaye wasamye ntabwo uzi ukuntu ibintu biba bimeze bro. Ngo ni wowe ubizi. Aba nawe nzinze. Bangubona ku machat nta n'ikintu ukora ubuse ntabwo uri kubona amakuru soma hano gaceze. Ngo reba kuri telefone gusa utazi no gusoma. Handitse guki usomere. Somere. None Dakarasi jusoma rero bavuga ati gusoma umva ubugoroba ubugoroba ni imyinene kwa Harunu banza ngo ari imyitozo kwanza zana ndajya kumureba kabisa none byana birambura ubundi ngenda mbikugira abantu bakubwira ko nta kwasi mfite Lucas buretse wajyana ukabije kundumbira buretse ndaje reka nze nkwigishe none se muzehe icyanga wowe nze musanga ngaha reka nze reka nze aho ukabije kwigisha reka nze mbanze muhate n'ibimasiteri bamusense toka kanze nkwereke sha ugiye kunsome ukugira uti sobama cyane gahambira ugiye kunsomera hano urukumva akanyamasyo agasyamano gwatane ufite igishorobwa mu mutwe cyangwa ufite iki kitwe cyane ni dede ugiye gusubiramo gira vuba hano subiramo ufite igishorobwa mu mutwe wacyane urukubona ubwo yusoma ibintu nk'ibi icyo gitwe cyawe ni dede cyangwa ufite igishorobwa mu mutwe none ahita ngo mu mapacho wa mutara none se vie ibyo bintu ntabwo ari byo batwigishije uragose ntari binyine wabyayimo injegera wero nyine nose si byo nyine ibyo nagusomeye si wagira ngo bagisize mu kurogo mu mutwe yihorere nyine hari cyane n'icyumba ubundi wabaguha kangahe umva ngura gutuma ikibiriti hute ndakunzanira ikibiriti kuri botike uza gukubita ubuveni ngo kujya kunzanira ikibiriti urukumva Gijiki ikibiriti wanditira iki cyane ntabwo cyumva nese hari ikindi nkubwiye naringiye kugutuma ikibiriti kuri botike nsubiramo ngo ariko ikibiriti subiramo cyane ikibiriti okay noneho ugiye kugenda unzanira ikibiriti urukumva nabyumva vie kuri botike nurangiza ndakoze wajyana uringedera ijoro banete wamarutse ku rusenge ebana mwakomera unzanira ikibiriti cyaka urukumva nyibyariye unzanira ikibiriti cyaka ya nunzanira ikibiriti kitaka rwose ndukimarisha amadayi tudatetse nyumvire ingegera gusa imbuka gicubi ndagasa kandi wacyana witwa n'ibyo bitwi byawe umuntu atarabanza gukora muri sakome ajya kota atenire ntabwo arumva fata ibicaro ugende kunzanira ikibiriti sha wacyana ariko ikibiriti kigura ngahe sha kigura ubuvene mbanza nkwereka singeki wambabwo busa buretse gato iyi ni 10 urumva abaye ngahe 15 abaye ngahe 20 akira ugende uzanira ikibiriti kandi uza kureba ko cyaka wambaye buse nkana ubuvende urukuma nkazana ibibiriti bibiri ukumva utari gwerwa kandi ndabizi n'ubundi wowe ugiye utumara mu minsi 2 kubera amatabi ugomeza umwe kandi kigera kirikundana n'ibintu byazwayazwa uzubona atanko abana kibono mbere miguru nyuma urumva kibono mbere miguru nyuma Ozramwe nsenge ndabanje vie ihute sha kora ngasko biri gitubanguke
bambwiye ngo nkizane cyaka none sinarebye kaze ndebe ko cyaka n'uyuraka pe yose se kumbona ari waneza gusa arangurira apu ya matabi yo none harayamara kayamara nk'inoza nawe ra uyu nguyu ni hata reka ndebe n'uyu wanyu musigaye yego utangoza isoni apu ahubwo nawe wakarite neza nze nyisubizemo yose yambwiye ko nyizana yaka umunsi arambempa kabisa matabi yarayamara izi yose arayibara n'uko sinadusiga ndabizi aragatsindwa muri ekonomi ziwe mu matabi nze nsobereyo vie naje kibiti cyane nakizanye kabisa ugize ngo iki kiri cyose reka ndebe sha zara ndebe hano kiri no nta kintu no dore gishyashya yose iraba niko wacana no ni cyana ni ikirungu no sasa ko nakubye kunzanira ikibiri cyaka nakubye kugica no cyose ndore uwambe uwa kabiri nta numwe ni cyana cyangwa ni iki Rono ahubwo ibihembo byose runo ni ibya Lucas ntacyo afata dore yose iraka bazaga baduhenda badusanga itaka yose nayi testinze buri iki ni icyana nagari icyavoma birasha ihute mu nzu cyako ihute Lucas fanya mbio kadogo bia nawe nta kintu umuntu ajya akora ngo kikuneze sutara lahiya ikintu cyose umuntu akoze ugishyira hasi tuza ngiye kuba kabita ikintu cyitwa isengesho kugira ngo mutazongera mwajyana banini kwa mungu mutega amaso mbasengeresha mutega amaso tunagushukuru mungu kwa bana banjye ebana we gisambo wende yuje kigorya twarasenze mana ngo uzamereze ibyana none wambaye ibicoco gusa imbesira we kadaga kubwiza mpamvu nyakuba mana yanyu wacane ngo abure tugupfukama yego turagushimiye wasindirisha dukomeye dusenge tunagushukuru mungu wambaye igicucu cya mbere wambaye igicucu cya kabiri Lucas urasinziriye igicucu cya kabiri kubwiza mpamvu rero ibi byana nzagenda kubita muri monde twagiye amena twurwumva muze tugende se cyana ntabwo byuka muze bajyane muri mondisi